nta bwenge zigira, zirabufite no kwihana zirabishobora. Ahubwo abajijisha bahora bajijisha nibo batihana babeshya. Nta muntu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. Wakwibaza ngo indaya yagize ubu bwenge, ariko burya zirabufite. Burya niyo zinyuze w'amateraniro ari kubera nk'amavuna, atega amatwi ijambo rizamukiza akagenda ryumvise, iyo azakira akaba azihana, agenda iryo jambo ryumva akarinda agere iyajya, ibyo akora bikamubuza amahoro, kugeza ubwo azazira gushaka rya jambo kugira ngo azahabwe ijuru. Yesu yabwiye abanditsi n'abafarisayo, aravuga ati bamaraya n'ibisambo bazabatanga kubona ubwami bw'Imana. Amaze kubivuga Yesu, muri icyo gihe hahise haboneka ibisambo, habonetsemo igisambo gikomeye cyarushaga ibindi bisambo cyitwaga Zakayo. Muri iyo minsi cyarihannye kirahinduka. Muraza kubona akantu kari bube hano imbere, abantu bagenda bajijisha abanyonyomba, muraza kubona kari bube. Nabwiye abantu ni ariko hano tuvuge ko hano bidahari. Nabwiye abantu ni ibintu byo kuza mukabona baririmbyi baratambuka bakajya mu materaniro ari uko bagiye kuririmba gusa. Hari abantu biteguye kuzabasimbura bazakora uyu murimo bakazawusoza, bafite ibintu bibanditseho mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, banditse mu mwuka w'abantu no mu bihamya by'itorero. Abantu bahora imbere y'Imana kandi bahora bayitura amasengesho bazabasimbura, bo bicare mu materaniro bayagumemo ubutazayavamo. Bamwe bafata mikoro ari uko baje, bamwe baza mu materaniro ari uko bafite ikintu babibuhakore gusa, bazaba basimbuwe, umumaro wabo uzaba washoje. Ubundi haranditse mu gitabo cy'imigani ya Kristo ku cyigisho cya 4 ngo kuki Imana yemereye abatahindutse kuguma mu itorero. Kuki se? Niba ari umuntu umwe uzajya mu ijuru cyangwa 3 cyangwa 10, sibo baza mu rusengero bonyine, sibo bafata mikoro bonyine, sibo bakwigisha bonyine, ntabwo abo bantu. Mbese kuki Imana yemereye abatahindutse kuhaguma? Ntabwo umuntu aza mu materaniro gusa ari uko aje gufata mikoro. Icyo tukivuyeho twikomereza. Onye warafashe ipantaro ukayica, ukayigira agafirimbi hasi ngo ijye igenda inuniriye amaguru, barakureba bakakunyuza mu ijisho. Yaravuze ngo nimwinjira mu nzu ya maraya uwo musohora uwo mugore. Batarinjiramo yari maraya, binjiyemo yasohotse yabaye umugore. Umugore mu buhanuzi avuga iki? Byasho 12 umugore avuga itorero ry'Imana. Ubu ibitangaza Imana yagiye ikorera abana bayo, abazengurutse hirya no hino byabakuye umutima. Ubuhanuzi Imana yashyize mu itorero ryayo bwanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe guhera mu gice cya mbere kugeza mu gice cya 22 bwabakuye umutima. Ubuhanuzi bukabwirizwa ku ma YouTube, bukabwirizwa ku ma radio, bukabwirizwa ahantu hatandukanye, bukabwirizwa mu mavuna, bukabwirizwa mu nsengero. Ku isi hariho itorero rimwe ryonyine ribasha gushinga amateraniro yo ku musozi, rikamara ibyumweru 2 ribwiriza. Ababyumvise bose baba batambutse bagenda byabakuye umutima. Uko ubuhanuzi buri gusohora niko baraza bakabaza ngo bya bindi byadukuye umutima turashaka kubigenderamo. Uwiteka azabibaha babigenderemo kandi bazabyemera. Ariko abantu bagenda banyonyomba. Ibihe byiza abatari bahari batabasha kwiyumvisha. Mbese nimugoroba hashize ijuru ryatumanukiye riraza ryegerana natwe, maze rikora ku mitima yacu cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Twaraye turebeye hamwe amagambo, ariko hari n'indirimbo twaraye twumvise, indirimbo nziza cyane. Indirimbo yitwa Turatsirura. Uyu munsi ndabwiriza iminota mikeya, ndagira ngo ndebe abantu batari bahari nimugoroba bahari uyu munsi. Abatari bahari nimugoroba ariko uyu munsi bahari, Imana ibahe umugisha. Batekinisiye ya ndirimbo mwayimbonera maze mukongera mukayishyiraho tukayumva. Ndagabanya ku minota yanjye nari kubwiriza, ariko iriya ndirimbo niba mwayibona mugira akamenyetso mubyerekanisha maze muyishyireho. Imana ibahe umugisha.
iyo ndirimbo yitwa turatsirura, niko yitwa. Itangira ivuga ngo ibyo tuvuga niba tubihagazemo neza tugiye kubona ingaruka yabyo mbi cyangwa nziza. Tugiye guhamya Imana mu ruhame niba twizeye ko ariyo yadutumye. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo ndirimbo ni muyizamure maze muyishyireho igaragara, maze tuyumve, hanyuma tuganire ku gice tugiye kuganiraho cyo muri Bibiliya. Bana byiga bakajya babigira uko bashaka, bakabikerensa, bakabisuzugura, bakabona ntacyo bivuze. Bazategekwa kubyiga ku gahato, badafite urabibigisha, batari bubone aho babyigira, kandi bitari bugire icyo bibamarira, kandi igihe bari bafite amahirwe. Muyishyireho igaragara. Kandi muyitangize, mwihangane muyitangize, kuko Imana yabakoresheje byinshi, n'ibi byuma bisigaye bivuga neza. Mutega amatwi ndabinginze. Ibyo tuvuga niba tubihagazemo neza, tugiye kubona ingaruka yabyo mbi cyangwa nziza. Tugiye guhamya Imana mu ruhame niba twize ko ariyo yadutumye. Iri shungura turimo dukabakaba abagenzi, rirasiga rigaragaje umuntu. Iri shungura turimo dukabakaba rirasiga rigaragaje umuntu. Iyi ndirimbo ntimutekereze ngo ikorari murayizi, ngo ni ya hano hafi, kuko iyi ndirimbo amagambo ivuga dore babiririmbye bitaraba, ariko ubu biriho. Mwanze kwiga igitabo cy'ibyahishuwe cy'ikibwirizwa, muzagishaka muzabura ukibabwiriza. Tuvuga niba tubihagazemo neza, tugiye kubona ingaruka yabyo mbi cyangwa nziza. Tugiye guhamya Imana mu ruhame niba twize ko ariyo yadutumye. Iri shungura turimo dukabakaba abagenzi, rirasiga rigaragaje umuntu. Dore baratubwira ngo murame mudatsirura, duhamanije n'ijuru twebwe turatsirura. Nimwatubuza kuvuga ko zagaruka ngo tubiceceke, dufite imbaraga idutera kubivuga tudatinya. Nitwamera nk'aba basirikare bawe ifeza maze bakabiceceka. Mariya Magadalena na Mariya wundi bakabivuga. Iyo nama ya Pasika yo mu muryango wa Yuda, niyo duhamya n'ubu n'iteka ryose irakomeye. Amagambo ari mu iyi ndirimbo ndararikira umuntu wese kuyatega amatwi, kuko uba amazi ntabwo ari yayandi. Abamoni n'Abamowabu n'Abamenyimu benda kwigabiza ubwoko bw'Imana ntibyakunze. Iyakoraga icyo gihe na n'ubu iri hagati muri twebwe. Ntabwo Imana nayo izakomeza kureba abagenzi, izazi turwanira uruheruka. Nuko ari icyo cyonyine Imana izakora gusa. Baratubwira ngo murame mudatsirura, duhamanije n'ijuru twebwe turatsirura. Nimwatubuza kuvuga ko zagaruka ngo tubice, dufite imbaraga idutera kubivuga tudatinya. Nitwamera nk'aba basirikare bawe ifeza maze bakabiceceka. Mariya Magadalena na Mariya wundi bakabivuga. Iyo nama ya Pasika yo mu muryango wa Yuda, niyo duhamya n'ubu n'iteka ryose irakomeye.
gikomeye, keretse abantu niba bafite imbaraga ibatera guhamya gusa. Abantu niba badafite imbaraga ibatera guhamya, ibintu byose bazakora bazasanga ari zero. Kuko ubu igihe tugezemo ntabwo ari igihe abantu bakinisha uko babonye, kandi n'aka gahe gato dusigaranye umuntu utari bukumve ari mu kaga. Kuko ibibwirizwa bimeze nk'ibiri kubasezeraho. Niyo mpamvu mutacyumva abantu babwiriza ibintu basa nk'abatangira, kuko n'ubundi iyi si yamaze kwerekana ibitabapfu. Iyi si iri gusamba. Mubanguke twambuke turatashye, hakurya ndabona ururembo ruteramo ibishashi ndabarahiye. Abazabona ku mwanzi Satani bazaruturamo banezerewe, bazahora batembera ururembo bava ku nyanja bagana ku yindi, bambaye amakamba arabagirana bazaruturamo banezerewe. Kandi ni vuba, nubwo tugeze ku nkengero Yorodani nayo ikarushaho gusura. abafitanye ibanga n'umusare bonyine Mubanguke twambuke turatashye, nimubanguke. hakurya ndabona ururembo ruteramo ibishashi ndabarahiye. Abazabona ku mwanzi Satani bazaruturamo banezerewe, bazahora batembera ururembo bava ku nyanja bagana ku yindi, bambaye amakamba. Ibyo nibyo mbifurije. Bazaruturamo banezerewe, bazahora batembera ururembo bava ku nyanja bagana ku yindi, bambaye amakamba arabagirana. Bazaruturamo banezerewe, bazaruturamo banezerewe, bazaruturamo banezerewe, bazaruturamo banezerewe. Wagira ngo nihishurwa bari baragize, ariko bari bararibonye mu bitabo. Maze iyi ndirimbo barayihimba, baravuga ati baratubwira ngo turabe tudatsirura, tutavuga ibintu byose. Nicyo bisobanuye. Twikomereze mu ijambo ry'Imana. Reka ducishe imitima yacu bugufi maze dusenge. Mana yera, turagushimye cyane, uhimbazwe, utubabarira ibyaha byacu. Ubwo tugeze mu mwanya w'ijambo ryawe, utwigishe neza kandi udukore ku mutima. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Twajyaga tuvuga iby'ibihe bidasanzwe, ariko hari amagambo ejo twize amagambo y'umuntu wari umuhanuzi, wanditse mu kubara, yari umuhanuzi w'Imana, aza kuzagwa ava mu byizerwa. Impano ye yari afite akora umurimo w'Imana, yayikoresheje ajya kuvuma abantu b'Imana, abavumyaho kugira ngo hagire n'umwe ugira icyaba, barushaho gukomera. Agiye kubabwira amagambo mabi yo kubahindura ngo abahindukire umuvumo, ahubwo ayo magambo akabahindukira umugisha. We yaje gusoza nabi, maze abana b'Imana basoza neza. Yari yarahoze ari umuhanuzi. Icyago gikomeye ni ukuba umuntu yarabaye umuntu w'Imana maze akabivamo. Nicyo kibi kurenza ibindi. Abafite Bibiliya zanyu murambure muri Yosuwa igice cya 2. Yosuwa igice cya 2. Wa wundi Baramu twasomye ejo, indogobe yatangiye ikamwinginga kanga. Amaze kuvugana na Baraki, yabwiye Baraki ati tega abakobwa mu nzira hano kuri Yorodani, maze Abayisirayeli basambane nabo. Imana ibyanga urunuka, nibasambana barapfa bashire. Bahise basambana maze barapfa barashira.
hapfuye ibihumbi 24 mu ijoro rimwe. Ibihumbi 24 mu ijoro rimwe bimaze gupfa. Ikintu cyantangaje, Abayisirayeli bari bakambitse ahantu hitwa Shitimu, ni naho bapfiriye ibyo bihumbi 24 byapfuye mu ijoro rimwe bazize icyaha cy'ubusambanyi. Mu kubara igice cyaho cya kabiri, icyigisho turarebera hamwe uyu munsi kiravuga ngo umugore w'umunyamugisha. Haranditse ngo Rahabu yakira abatasi abahisha. Bari Shitimu, umurongo wa mbere, ngo bari hehe Abayisirayeli? Ndasomye ngo bari hehe? Aho abantu ibihumbi 24 baguye. Yosuwa mwene None yohereza abagabo babiri rwihishwa ngo bajye gutata igihugu. Arababwira ati, nimugende mwitegereza igihugu cyane cyane Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwaga Rahabu bararamo. Amagambo akomeye. Umwami w'Yeriko abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo bo mu Bayisirayeli gutata igihugu. Uwo mwami atuma kuri Rahabu ati, sohora abo bagabo bari iwawe kuko bazanwe no gutata igihugu cyose. Murongo wa 4. Ariko uwo mugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha, abwira intumwa ati, niko kwiwanjye haje abagabo ariko ntazi aho baturutse. Nuko bumaze kwira igihe cyo kugarira kigeze, abo bagabo baragenda, sinzi aho bagannye, nimubakurikiranye ingoga murabafata. Ariko abo batasi babiri yari yaburije inzu, abahisha hejuru yayo, abatwikiriza imigwegwe yari yatondekanyije. Umurongo wa 7. Nuko babandi babagenzereza ku nzira igana kuri Yorodani, aho bambukira abagenza. Bamaze kugenda barugarira uyu mugore w'umunyamugisha. Yari indaya ruharwa. Bibiliya ivuga indaya zihanye zigahinduka zizahabwa ijuru. Yavuze indaya yo mu mujyi witwa Sukara. Bibiliya yavuze indaya yo mu mujyi witwa Yeriko. Yanavuze indaya yo mu mujyi witwa Gadara, yitwaga Mariya Magadarene n'uwi Gadara. Iyo dusoma ibyerekeranye, yavuze mu mujyi wa Sukara w'umusamariya. Ariko iyo dusoma ibyerekeranye n'aya magambo, Rahabu yabonye abo batasi bakimubwira bati, turi abatasi, turi abo mu Bayisirayeli, twebwe tuje kureba iki gihugu. Maze arabitegereza, abajyana hejuru y'inzu yajya kubahishayo. Amaze kubahisha hejuru y'inzu, uhari utekereza ngo baragiye ngo bamubwira byose. Abatasi se bavuga byose? Ubwo muratekereza ngo baragiye baravuga ngo twebwe ngo twaje, ngo dufite ukuntu twaje. Ikimenyetso cy'ukuntu yabamenye nicyo ngiye kubasomera cyantangaje. Nubwo yari indaya, burya mureba indaya mukagira ngo nta bwenge zigira, zirabufite no kwihana zirabishobora. Ahubwo abajijisha bahora bajijisha nibo batihana babeshya. Maze bajyana hejuru y'inzu. Ubu hari utekereza ngo baragiye baramubwira bati, rwose ubu twazanywe. Ariko umva umurongo uko wanditse, umurongo wa 8. Nuko batararyama uwo mugore arurira basanga hejuru y'inzu abaki? Abatasi yabatwikirije imigwegwe. Imigwegwe ni ibintu babohagamwo ibirago. Imigwegwe murayizi? Yego barayizi. Arababwira ati, mwumva umurongo wa 9, nzi yuko Uwiteka bahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba, ndetse abari mu gihugu cyose mwadukuye umutima. Abayisirayeli nta na rimwe mu buzima bwabo bari barigeze barwana aho ngaho. Ariko Rahabu yari yarakurikiranye amateka, yarazi ibyo Abayisirayeli ngiye kubasomera uko bimeze.
akibona abo bagabo amaze kubatwikiriza imigwegwe, yaragiye ahita ababwira ati nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu. Yavuze ijambo Imana yari yarabwiye Yosuwa, ndetse ikaba yari yaranaribwiye Mose. Yari yaramubwiye ngo aho muzakandagiza ikirenge hose ndahabahaye kuba hanyu. Abonye bahageze yaravuze ngo ubwo bageze hano Uwiteka abahaye igihugu. Ntabwo aribo bavuze ngo Uwiteka arakibahaye. Umva umurongo wa 10 ukuntu utangaje. Kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho muva muri Egiputa, n'ibyo mwagiriye abami bombi b'Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni na Ogi, abo mwarimbuye rwose. Tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba, nta muntu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. Wakwibaza ngo indaya yagize ubu bwenge, ariko burya zirabufite. Burya niyo zinyuze amateraniro ari kubera nk'amavuna, atega amatwi ijambo rizamukiza akagenda ryumvise. Iyo azakira akaba azihana, agenda iryo jambo ryumva akarinda agere iyajya, ibyo akora bikamubuza amahoro, kugeza ubwo azazira gushaka rya jambo kugira ngo azahabwe ijuru. Yesu yabwiye abanditsi n'abafarisayo, ababwira ati bamaraya n'ibisambo bazabatanga kubona ubwami bw'Imana. Amaze kubivuga Yesu, muri icyo gihe hahise haboneka ibisambo. Habonetsemo igisambo gikomeye cyarushaga ibindi bisambo cyitwaga Zakayo. Muri iyo minsi cyarihamye kirahinduka. Muraza kubona akantu kari bube hano imbere, abantu bagenda bajijisha abanyonyomba. Muraza kubona kari bube. Nabwiye abantu ni ariko hano tuvuge ko hano bidahari. Nabwiye abantu ni ibintu byo kuza mukabona abaririmbyi baratambuka bakajya mu materaniro ari uko bagiye kuririmba gusa. Hari abantu biteguye kuzabasimbura bazakora uyu murimo bakazawusoza, bafite ibintu bibanditseho mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, banditse mu mwuka w'abantu no mu bihamya by'itorero. Abantu bahora imbere y'Imana kandi bahora bayitura amasengesho bazabasimbura, bo bicare mu materaniro bayagumemo ubutazayavamo. Bamwe bafata mikoro ari uko baje, bamwe baza mu materaniro ari uko bafite ikintu bari buhakore gusa. Bazaba basimbuwe, umumaro wabo uzaba washoje. Ubundi haranditse mu gitabo cy'imigani ya Kristo ku cyigisho cya 4 ngo kuki Imana yemereye abatahindutse kuguma mu itorero. Kuki se? Niba ari umuntu umwe uzajya mu ijuru cyangwa 3 cyangwa 10, sibo baza mu rusengero bonyine, sibo bafata mikoro bonyine, sibo bakwigisha bonyine, ntabwo abo bantu. Mbese kuki Imana yemereye abatahindutse kuhaguma? Ntabwo umuntu aza mu materaniro gusa ari uko aje gufata mikoro. Icyo tukivuyeho twikomereza. Uyu mugore w'umunyamugisha wari indaya ruharwa, yabonye abo bagabo abenshi bajya bacurikanga bati buriya yagize ngo baje gusambana nawe, bacurikanga. Ntaho mwabisomye, murabeshya. Wabyigishe ngo yagize ngo baje gusambana nawe, ntaho byanditse. Ngo maze ngo arishima, ngo yahise amenya ko Uwiteka abahaye igihugu, niko handitse. Kandi ahita basanga hejuru, arababwira ngo nzi ko Uwiteka abahaye igihugu. Kandi ntabyo bamubwiye. Ntabwo abasanze hejuru ngo ababwire ngo muraje nimuzana amafaranga dusambane. Oya, yarababwiye ngo nzi ko Uwiteka abahaye iki. Musubiremo uyu murongo muwusome neza. Nuko batararyama, umurongo wa 8, uwo mugore arurira basanga hejuru y'inzu. Umurongo wa 9, arababwira ati nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba, ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima. Hari ubwo ababwiye ngo nibasambane? Yarababwiye ngo n'abari mu gihugu bose mwabakuye iki? Ubu ibitangaza Imana yagiye ikorera abana bayo abazengurutse hirya no hino byabakuye umutima. Ubuhanuzi Imana yashyize mu itorero ryayo bwanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe guhera mu gice cya mbere kugeza mu gice cya 22 bwabakuye umutima. Ubuhanuzi bukabwirizwa ku ma YouTube, bukabwirizwa ku ma radio, bukabwirizwa ahantu hatandukanye, bukabwirizwa mu mavuna, bukabwirizwa mu nsengero. Ku isi hariho itorero rimwe ryonyine ribasha gushinga amateraniro yo ku musozi, rikamara ibyumweru 2 ribwiriza. Ababyumvise bose baba batambutse bagenda byabakuye umutima. Uko ubuhanuzi buri gusohora niko baraza bakabaza ngo bya bindi byadukuye umutima turashaka kubigenderamo. Uwiteka azabibaha babigenderemo kandi bazabyemera. Uko abantu bagenda banyonyomba babeshya, bazaba bageze ku musozo.
mu gihe uyu yavuga ngo abari mu gihugu bose mwabakuye umutima. Umuntu witwa Baramu wahoze ari umuhanuzi w'Imana. Baramu wahoze ari umuhanuzi w'Imana wuzuye. Baramu niwe wahanuye ibyo kuvuka kwa Yesu. Aravuga ngo dore ngo aramubona ngo aturuka ngo ameze nka ngo ameze nk'umuseke ngo uturuka ngo ameze nk'inyenyeri turukaho umuseke ubandurira. Ubwo buhanuzi mu gice cya kabiri abanyabwenge barabwize bari mu mahanga baza babona inyenyeri baza bayikurikiye. Haranditse ngo ntiyari inyenyeri ngo ahubwo ryari itsinda ry'abamarayika. Niko nisomeye. Abanyabwenge baturutse mu burasirazuba baza bagiye kureba aho Yesu azavukira, aho Yesu yavukiye. Bahageze basanze Herode nta makuru afite. Bamubaje basanga Herode nta namake. Herode ahubwo ahita atumira abatambyi bakuru ndetse n'abanditsi, maze arababaza ngo Kristo azavukira. Abari kumubwira ngo yavutse. Herode wari kuvuga ngo Kristo azagenza ate? Azavuka. Babajije mu ndagihe, maze Herode we abajyana mu nzagihe ngo nibajye gushaka igihe umukiza azagenzereza ate? Azavukira. Buhanuzi niko burarushaho kugenda busohora kuko twiteguye Yesu. Niyo mpamvu mubone isi yose iriho umuvurungano udasanzwe, kandi uriya muvurungano waranditswe. Reka twikomereze hano. Mu gihe uyu yahitaga ababwira ati abari mu gihugu bose mwabakuye umutima. Baramu w'ibyo yari yarabonye ku Bayisiraheli ntabwo byari byaramukuye umutima, ahubwo yari umuntu ujijisha gusa ubereyeho. Twikomereze. Murongo wa 11. Tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba, nta muntu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. Uyu wabivuze ni umugore usanzwe ni indaya. Murongo wa 12, 13. Yesu ashimwe. Mbega amagambo akomeye. Reka dusoma wa 12. None ndabinginze nimundahira Uwiteka. Ngo bamurahire ku Uwiteka. Wa mugore yarazi ku Uwiteka koko iyo abantu bamurahiye baba ibyo barahiye baba bazabikora. Ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye. Kuko yari yabahishe. Mumpe ikimenyetso cy'ukuri. Mbega umugore uzakira. Iyo umuntu azakira ntamera nk'abandi. Murongo wa 13. Yuko muzarokora data na mama n'abasaza banjye n'abarumuna banjye n'abo bari kumwe, mugakiza amagara yacu ntidupfe. Mbega umuntu uzihana ukuntu amera. Mwebwe nimunyihera ikimenyetso cy'ukuri. Bakiri hejuru y'inzu ngo yabasanzeyo, ntabwo handitse ngo baramubwira. We yarabitegereje abona ni Abayisiraheli. Abatasi ntabwo bavuga byinshi, ahantu bari ntiwanabamenya. Reka. Maze arabitegereza. We yarabitegereje kubwo ubundi iyo umuntu azajya mu bwami bw'Imana, Imana imufungura amaso akareba ibintu abandi bose batareba. Imana ikamufungura amatwi. Yazanye n'abandi mu materaniro bakagira ibintu bumva bakabinegura, wakumva ikintu kizamugeza mu ijuru cyonyine akaba ari cyo yumva akagitahana. Mu gihe undi afite ibintu ari kunegura, ariko atari ko se turiya wari uri kubyigisha, tiko twabonaga ahagaze ahengamye, tiburiya amaguru ye ntabwo asumbana. Undi wakaba ari kuvuga ati yo, ati nabonye ari kuvuga ijambo ry'Imana atahengamye, ati mbona ko ari igikapu cy'ibitabaheka cyamuciye urutugu. Atari ko Imana ime kwizera ijambo yabwirije. Mu gihe undi wari kuvuga ati buriya ko ahagaze ameze nk'usumbana ni amahoro. Iyo umuntu azakira ntabwo areba ibyo abandi bareba, ntiyumva ibyo abandi bumva. Iyo umuntu atazakira ibyo yumvise byose agenda atanga ingereranyo. Ariko Rahabu yaravuze ati tubyumvise imitima yacu ishya ubwoba. Ntabwo ari uyu mugore niko yavuze. Maze uyu mugore yavuze ati tubyumvise imitima yacu ishya ubwoba, nta muntu n'umwe mu gihugu mutakuye umutima. We niko yavuze ngo yari yarakutse umutima agira ngo igihugu cyose cyakutse umutima, kuko yari azihana. Umuntu uzihana arabanza agakuka umutima iyo yumvise ijambo ry'Imana, kugeza igihe azabonera ibyiringiro byo mu Mana. Umva amagambo akomeye. 14. Abo bagabo baramusubiza bati amagara yacu mukijije natwe tuzabitura gukiza yanyu. Nimutatubura Uwiteka namara kuduha igihugu tuzakwitura ineza n'iby'ukuri. 15. Arabohereza bamanuza umugozi abanyujije mu idirishya
kuko inzu ye yari hejuru y'inkike z'umudugudu, niho yari atuye. Nuko arababwira ati mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'ababagenza, mumare y'iminsi 3 mwihishe kugeza aho ababagenzereza bazahindukirira, nyuma muzigendere. Iyi ndaya yari izi n'amakuru, yari izi yuko iyo abantu bikanze mu gihugu cyabo bamara iminsi 3 bari guhiga abantu baketse. Yari azi ko umukwabu wo guhiga abanzi b'igihugu umara iminsi 3. Yarababwiye ati mwebwe mugende mumara iminsi 3 mwihishe, iyo minsi 3 nirangira muzabone kugenda, ababagenza bazaba bavuye mu nzira. Amakuru yarayafite, amagambo ari hano. Yesu ashimwe. Abo bagabo baramusubiza bati iyi ndahiro turahije nta mugayo uzatubaho, nitugera muri iki gihugu uzapfundika akagozi gatukura ku idirishya uducishijemo, ariko so na nyoko na bene so bose n'abo mu rugo rwaso bose uzabateraniriza iwawe, nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka, amaraso ye niwe azabaho, twe nta rubanza ruzatubaho. Kandi umuntu wese uzaba ari kumwe nawe mu nzu, amagara ye azatubeho nihagira umwakura. Ariko umurongo wa 20, nutubura ntituzagibwaho n'urubanza rw'indahiro uturahije. Nawe arababwira ati bizaba nk'uko muvuze, maze arabasezerera baragenda. Nyuma apfundika akagozi gatukura ku idirishya. Bamubwiye ikimenyetso gikomeye, baramubwiye bati wowe uzapfundika akagozi gatukura, Yesu ashimwe, ku idirishya uducishijemo. Numara gupfundika akagozi gatukura ku idirishya uducishijemo, twebwe nta mugayo uzatubaho, nta kibazo uzagira, wowe uzapfundika akagozi gatukura konyine. Yesu ashimwe. Ikintu cyantangaje ngo yarabasezereye baragenda, maze nyuma apfundika akagozi gatukura. Kuki atavuze ngo akerense yumve ntacyo bitwaye? Iyo abari nko muri iyi minsi y'imperuka, aba yaravuze ati ariko si iyo migozi itukura nizakiza bazajya mu ijuru. Kumubwira ngo apfundike akagozi gatukura ni ibintu byoroshye, ariko ikintu cyitwa kwizera kuratangaje. Yosuwa igice cya 6, umva uko byagenze bagarutse. Inkike za Yeriko ziriduka, abantu bahera ko barangurura amajwi. Igice cya 6 umurongo wa 20, abatambyi bakivuza amahembe, muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka, abantu bose barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere barawutsinda. Barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, inka n'intama n'indogobe babyicisha inkota. Maze Yosuwa abwira ba bagabo 2 bari batase igihugu ati nimwinjire mu nzu ya maraya uwo, musohore uwo mugore. N'uyu murongo nashakaga ngo nimwinjire mu nzu y'iki, musohore iki. Yesu ashimwe. Abumvise iri jambo ngo nimwinjire mu nzu ya maraya uwo, musohore iyo ndaya, mushyire ikiganza hejuru ndebe. 0. Abumvise ngo nimwinjire mu nzu ya maraya uwo, musohore uwo mugore, mushyire ikiganza hejuru. Imana ibaha umugisha, nubwo muri bake ariko nimwe mwumvise iby'ukuri. Bibiri iravuga ngo nimwinjire mu nzu ya maraya uwo, musohore iki, uwo mugore. Yesu ashimwe. Umurongo wa 22, maze Yosuwa abwira ba bagabo 2 batataga igihugu ati nimwinjire mu nzu ya maraya uwo, musohore uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Baragiye babwira Yosuwa ati hari umugore twarahiye indahiro, yaraducumbikiye araduhisha. Akibabona yababonyeho ubuntu bw'Imana, yabonye ukuntu bameze, maze abona ko ari abantu b'Imana. Abantu b'Imana, iyo ari umuntu w'Imana, niyo agenda mu nzira biragaragara, niyo avuga ari mu iduka agura ibintu biragaragara, niyo abicuruza biragaragara. Reka mbabwire, umwana w'Imana kuva ku kirenge kugeza ku mutwe iyo umubonye biragaragara. Ntabwo umwana w'Imana atera urujijo. Baramwitegereje baramubwira, yarabitegereje arabamenya ko ari abantu b'Imana.
maze ahita bajyana hejuru y'inzu abahishayo. Ntabwo yabitegereje ngo abayoberwe, yarabarebye arabamenya. Ntabwo avuga ngo uri umuntu w'Imana ngo ujye wambara ipantaro zifite imifuka igera mu ntege uri umusore, ngo maze zijye zigenda zicundaga wazimanuye umwenda w'imbere ugaragara, ngo maze uvuge ko uri umuntu w'Imana. Burya barakureba bakaguseka. Bonye warafashe ipantaro ukayica ukayigira agafirimbi hasi ngo ijye igenda inuniriye amaguru, barakureba bakakunyuza mu ijisho. Yaravuze ngo nimwinjira mu nzu ya maraya uwo musohora uwo mugore. Batarinjiramo yari maraya, binjiyemo yasohotse yabaye umugore. Umugore mu buhanuzi avuga iki? Byasho 12 umugore avuga itorero ry'Imana. Yasohotse muri iyo nzu yamaze kuba ubwoko bw'Imana, azaraga ubwami bw'Imana. Mwinjire mu nzu ya maraya uwo musohora uwo mugore. Umva amagambo rero atangaje n'ibyo afite byose. Nuko babasore bari batase barinjira basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo yari afite byose n'umuryango wabo wose, babishyira inyuma y'urugerero rw'Abayisirayeli. Maze umudugudu barawutwika n'ibyarimo byose, keretse ifeza n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'ibyuma, kugira ngo bizashyirwe mu bubiko bw'inzu y'Uwiteka. Yosuwa arokora maraya uwo Rahabu n'inzu ya se n'ibyo yari afite byose, aba mu Bayisirayeli na bugingo n'ubu, kuko yahishe za ntumwa Yosuwa yatumaga gutata Yeriko. Ngiki kintu gitangaje. Ibyananiye umuhanuzi witwa Baramu, indaya yarabishoboye, irabyemera, irabyizera, ikurwaho uburaya, ihinduka nzima. Abaheburayo 12, amasomo 2 yo mu Baheburayo nsoma maze tugataha tugasoza. Abaheburayo igice cya 12. Nakunze igitabo cy'Abaheburayo uburyo butangaje. Abaheburayo igice cya 12 umurongo ngiye kubasomera. Uyu murongo mwese muze kuwumva. Wa 16. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensi by'Imana nka Esawu, waguranye umurage w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensi by'Imana. Ikintu cyitwa gukerensa, iyo Rahabu aza gukerensa akavuga ati mbese uyu mugozi utukura hari icyo umaze. Buriya Imana niyo yagiye yandikisha ibintu byose. Niyo yabwiye Adamu na Eva ngo ntibazagitunda batazapfa, baririyeho barapfuye barapfusha. Imana niyo yabwiye Mose ngo nakura amazi mu rutare ajya kurukubita, arukubise 2. Imana imubuza kuzagera i Kanani. Iyo atayisaba imbabazi ngo imubabarire, ibyo byari kurangira. Imana niyo yavuze ngo Abayisirayeli bayisuzuguye bazagwa mu butayu. Bamaze kuyisuzugura yabazengurukije mu butayu imyaka 40, kugira ngo abantu bose bayisuzuguye babanze bapfe. Bamaze gupfa bashize, nibwo abarokotse bo muri bo Yosuwa na Kalebu. Kandi ikintu gitangaje, Kalebu wo mu bwoko bw'Abakenazi, Imana yabambukanyije n'Abayisirayeli bari bakiri batoya, ariko bayisuzuguye bari bahuye n'ibibazo. Imana yaravuze ngo ntihazagira umuntu ukerensa ibintu byayo. Niba Bibiliya ifite ibintu ivuga, ni mu bigenderemo. Buri muntu wese tugomba kubigenderamo ukuntu byanditse. Nitukagoragoze ngo buriya ibi bishatse kuvuga ibi. Bibiliya ntabwo ishaka kuvuga, ahubwo Bibiliya iravuga. Ikintu uzajya usoma muri Bibiliya cyose ujye ushyiraho akadomo, ntuzajya ushyiraho akabazo, kuko niko Imana iba yarakivuze. Umva amagambo akomeye. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuraga umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana, nubwo yabishakaga cyane arira. Umurongo wa 17 niwo dusome. Umuntu witwa Esawu ngo yakerenceje ibintu by'Imana. Yabwiye murumuna we ngo ariko se ngo ubu ngo ibyo bishyimbo ngo mbiguhaye ngo uko ngiye gupfa ngo ubwo butware bumariye iki? Undi ati ngaho ndahira ngo ibyo nari kurya wowe unyihera ubutware bwawe. Amurahira atyo agira ngo barakina. Mu ijuru barabyandika. Yakerenceje ibintu by'Imana umuntu witwa Esawu. Harangize ngo yabishatse cyane agenza ate yemwe arira. Ariko ikintu kibabaje haranditse ngo nuko atabonye uko yihana. Ubonye iyo bavuga ngo yabishatse cyane arira maze abona uko yihana, ubwo uzamarira abantu bazarira hano imbere? Nubwo yabishatse agenza ate? Yesu ashimwe. Nubwo yabishatse agenza ate yemwe? Mbega ikintu gitangaje. Isomo risoza Abaheburayo 11.
umurongo wa 31. Kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Ngo yabakiranye iki? Akibabona ibintu yababwiye. Nimusoma abatasi ijambo babwiye Rahabu kuva bagera aho ngaho ni rimwe Bibiliya yavuze. Yarababwiye ngo nzi ko Uwiteka bahaye igihugu. Barareka araguma aravuga abatasi niko bamera, bo batega amatwi ntabwo ngo bavuga. Barareka aravuga ati nzi ko Uwiteka bahaye igihugu. Bataravuga ati kandi mwadukuye umutima. Batarasubiza ngo bikirize ati abari mu gihugu bose mwadukuye umutima. Kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho. Rahabu we yamenye ko inyanja itukura yakamijwe nande? Ariko abayisirayeli bo bari barayambutse, bari barageze hakurya barema ikigirwamana cy'ikimasa, bagipfukama imbere baragisenga, barakibwira ngo nicyo cyabambukije inyanja itukura. Narabibasomeye hano simbisubiramo. Rahabu wari indaya yamenye ko Imana ariyo yakamije inyanja itukura bayigezeho. Ariko abayisirayeli bakavukire bavuze yuko ikimasa cy'igishushanyo aricyo cyakamije inyanja itukura bakayambuka. Maze Rahabu wari indaya arabimenya. Bamaraya bari hirya no hino bageranwa n'abari muri maraya banditse mu Byahishura 17. Mu gihe batari bacirwa Uwiteka ngo banywe ku gikombe, bagomba kuba bamwe muri bo bagomba kubanza bakava muri Babuloni maze bakaza hano, maze bakazafatanya n'abejejwe kuzajya mu bwami bw'Imana. Ariko abantu bajijisha mu mibereho yabo, bamwe baboneka mu materaniro gusa bahafite ikintu bari bukore, baba batagifite ntibaboneke mu materaniro, ntibari muri uwo mubare. Abari muri uwo mubare n'abantu bizera Imana kandi bahora bayisenga, bahora bayitura amasengesho. Mbega ikintu gitangaje, mbega umurongo wa 31 ukuntu wo unejeje. Kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye babatasi amahoro. Ngo abatasi yabakiranye amahoro. Yahise abasanga hejuru avuga ati nzi ko Uwiteka bahaye igihugu. Yahise abimenya. Yahise asimbura abaguye ishitimu bazize icyaha cyo gusambana. Imyaka yamaze abikora asambana, Imana ntiyabimwishyuje ngo imubwire ati wowe Rahabu wamaze imyaka myinshi usambana. Abasambanye bageze ishitimu gusa baza amahame ko Imana yabibabujije, bagasambana rimwe batarigeze basambana mu buzima bwabo, bakabikorera ishitimu ku mupaka, bagasuzugura Imana. Aho baguye niho Rahabu wabikoze imyaka n'imyaniko atazi ukuri yakiriye. Buriya ibintu abantu bari bazi ukuri bakakurengaho, bakagusuzugura bafite ibintu bigishwa mu myaka myinshi. Umuntu utarigeze abyigishwa mu myaka myinshi, mu gihe bo bazaba barangiza urwabo kwihana bibananira, uwo muntu wakoze bya bizira imyaka n'imyaniko azihana umunsi umwe kandi bizamushobokera. Icyo cyatumye igisambo kihanira ku musaraba bikemera, kikaba kizahabwa ubugingo buhoraho kibubikiwe. Ariko hakaba hariho abandi bantu. Hari Yuda wari umaze imyaka n'imyaniko agendana na Yesu, ariko bikamunanira kubera icyaha cyo gukunda ubutunzi. Uwiteka duhire kuri uyu mugoroba, buri muntu wese amenye ko dukwiriye kubitsa ubugingo bwacu mu Mana. Kandi buri muntu wese igihe dutaha yibuke ko igihe tugezemo gitandukanye n'ibihe twabayemo. Ndetse umuntu utari bwirukanke muri iyi minsi ngo igihe yasibye yamaze ari kugenda asiribanga inzira ngo yirukanka yiharure vuba vuba.